turashaka nk'abana 12 ubu ahangaha twatsindishije cyane 5 mu 8 urumva ko ushize kwijanisha mu bantu bize imibare turi hejuru ya 45 bishaza kuvuga ngo rero turasaba tudashidikanya dukomeje nyakubahwa directeur ko nibuze umwaka utaha twagera hejuru ya 90 tukajya hagati ya 92 na 95 ariko turabasaba no kugerageza kubaka ibindi byumba kuko turimo turabona abanyeshuri baraza ari benshi urugendo cya kabiri mushobora kuzagira abanyeshuri batabangabo twe tugenda hirya no hino numva iki kigo bamaze kucyiyumvamo cyane kubera iyi mitsindire twagize bityo urumva umwaka utaha nidutsindisha kurushaho tuzavuga bityo rero nasoza nshimira cyane umuperezida w'iki kigo nongera gushimira ubuyobozi ariko nkongera nkashimira komite y'ababyeyi barera ngaha irakora cyane ishobora kuba ikora kurusha ibyo yagombye gukora nubwo ikora ibyo igomba gukora ikomerezaho ababyeyi dukomerezaho abana mukomerezaho aho mu gatandatu mwabibonye namwe ejo bundi muzaza mwicara aha abashimire rega ni byiza cyane gushimira gufata abanyeshuri bamwe mu banyeshuri mwigana bakaza gushimira si byiza cyane mwese ntabwo murimo kubiharanira Basoni yarakoze kugira ngo hari ibyo tugiriyeho inama byinshi ndetse no gushimira kugira ngo inama n'ubundi azakomeza zitugire ko n'undi aracyarerera hano acyafite undi mwana hano muri pitu turacyari kumwe kandi tumva tuzakomeza kugenda twungurana ibitekerezo kugira ngo dushakishe ikintu cyose cyatuma turi ritera imbere ndetse noneho n'imitsindire izamuke kurushaho bari mu wa gatandatu rero murabyumva igikorwa cyo guhemba cyo gushimira abitwaye neza kizakomeza buri mwaka ni ukubiharanira rero urabona ko tudahemba bose duhemba bitwaye neza cyane muri muharanire kuzitwara neza cyane mwese muzaba n'ibihembo imwe hanyuma bafate n'ifoto Ganza Elisiye avuga ko yagize amanota 11 ngo no wa mbere tambuka bayiguhereze umubyeyi yigire hino Verope Ziranga Yagize 12 sibyo yagize 18 sibyo garara hano sangwa Erive yagize 19 nawe yatsinze neza cyane hari umwanya mwiza wo kubagezaho ishimwe nyiri ikigo yabageneye ariko nanjye sinabura kubashimira kuko aba bana twagerageje kubafasha cyane igihe twamaranye ndabashimira ko ibyo inama twagiye tubagira n'ibyo twagiye tubaha bagerageje kubyubahiriza nk'ubuyobozi bw'ishuri rero twabanye nabo igihe kinini turabashimira cyane kandi naho muzajya muzatsinde cyane kuko iyo ugiye ugatsinda cyane barakubaza ngo harya wigaga sibyo
iryo ni izina ryacu rero uzaba urimo wandika kugira ngo muzakomeze mwandikishe Angels Education School aho muzaba muri hose. Abarezi rero bo mwabashimiye sinabisubiramo, nabo barakoze cyane kandi ngira ngo n'ubundi abarezi ni umuhamagaro wabo bazakomerezaho kuko niyo ntego yacu kugira ngo tubafashe mutsinde. N'abandi rero musigaye namwe mugira ishyaka ryo kujya mutsinda mu gahera. Uretse n'aba basoje umwaka wa gatandatu muzi ko buri mwaka n'ubundi urangiye buri gihembwe nakuze na buri mwaka batatu ba mbere batsinze neza buri gihembwe barahembwa. Ni umuco dufite rero wo guhemba batsinze neza. By'akarusho rero ababa bagiye muri segonderi nabo ubwo tutangiye kujya tubahemba, nubwo tubitangiye kandi bizahoraho, tuzaduhemba batsinze neza kurusha abandi. Hanyuma ikindi nabasaba nuko baza basanga abandi bababanjirije umwaka ushize, tukajya duhura mu biruhuko bikuru tugakora n'ubundi byashyirahamwe dushaka gushyiraho ry'abana banyuze hano kugira ngo duharanire kujya dufasha na barumuna bacu kugira ngo nabo bazatere ikirenge mu cyanyu. Ubwo rero tuzajya tubahamagara n'ubundi mujye muza dufatanye na bakuru banyu bababanjirije. Ndumva ari icyo nasoreza kugira ngo sabe uhagarariye umuyobozi mukuru w'ishuri nawe agire icyo atugezaho dusoza. Murakoze. Mpagaze aha ngaha mpagarariye umuyobozi w'ikigo, yantumye ngo nshimire bano bana bakoze ikizami umwaka ushize, kandi ngo mukore neza muzatsinde murushe abangaba babanjirije. Nimutsinda neza ibihembo babahaye biziyongera birute ibyo babahaye. Ikindi ni ugukangurira abarezi ababyeyi gufatanya. Umwana afashwa na bose, afashwa n'umurezi agafashwa n'umubyeyi. Iyo habaye gufatikanya uburere bw'umwana niho bugerwaho neza. Iyo umwe atereye inshingano akazirekera umwarimu akavuga ngo ntago bindeba, umwana arapfapfana, ntago akora imikoro nk'uko bikwiriye. Ariko iyo umubyeyi agerageje agafasha umwana, yaza no ku ishuri nabwo agafashwa, nibwo umwana arushaho gutsinda neza. Rero aba bana bari mu wa gatandatu dufite icyizere ko bazatsinda neza byisumbuye kuri aba ngaba bamaze gukora umwaka ushize. Abana nabo rero mugomba guharanira guhera ku gihembwe cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, ugaharanira ko ugomba kuba uwa mbere. Bya bihembo byose ukagenda ubifata, ukazafata n'icya nyuma, ukajya ku kigo cyiza. Murakoze. Ndashimira kandi n'abarezi muri rusange, akazi bakora ni kenshi karakomeye ariko ni ubwitange, kandi ndizera ko bazakomeza kugakora neza. Murakoze cyane. umwaka ushize naragize amanota 18 akaba baranyohereje ku kigo cyitwa GS Kaduna. kandi bakaba bari kudufasha ngo